swing zawe ni munange uzimena kuraritari warahunja na horo nkabuguza iki gisoro imihanda uramurika usomeka kurusha icyapa urererana urerukanyura urererana urerukankuma nabikoreye ikosi reka nkukubita igivasi. Ikaze kuri BVN TV Rwanda mwese mudukurikire, reka nizere ko mumeze neza, nizere ko mudukurikiye mwarakoze subscribe, abayikoze mwagize neza, abatarayikora namwe uyu niwo mwanya mwiza kugira ngo ukore subscribe ubundi ujye ubana natwe umunsi ku wundi. Ibiganiro byose dushyize kuri YouTube channel yacu ujye uhita ubibona neza cyane. Nitwa Jacques Morgan Cyizere, muhaye ikaze kuri iyi channel yanyu, channel y'abantu bose badukunda. Ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi, aho noneho ngiye kuganira n'umwe mu bantu bafite impano, n'umuhanzi, n'umuririmbyi. Turaza kuganira nawe, muraza kumva byinshi cyane kuri we, araza kuturirimbira, araza kudutaramira, ibintu byose biraza kuba ari uburyohe cyane. Wowe kora subscribe, like, share ndetse na comment yawe nize kubura. Ikaze rero, reka nakire umuhanzi tugiye kubana muri iki kiganiro, ubundi aze gutangira atwibwira. Umeze neza umujene? Yes, I'm feel good kabisa. Ndashaka ko uburyo ugiye kutwibwiramo uratwibwira nyine uburyo bwa gihanzi, wenda n'amazina uze kuyatubwira, ariko wabanje kutwinjiza neza mu mwuka wo kuririmba. Nipura ni bibi wifata pose baha tutudense idore ufite chance you know more dance uyu ni Plan B Lucas rero, umuhanzi wanyu bamwe na bamwe mukunda muri benshi mugiye mutandukanye muri hirya no hino ku isi, yaba hano iwacu mu Rwanda, yaba hano i Kigali ku Kamonyi, ku Ruyenzi, Ishenyi Siri, turi kumwe kabisa. Yes, bamwita Lucasi, niwe tugiye kubana. Ase kubera iki wise Lucasi man? Urumva kubera umuziki umuntu aba akora biba bisaba yuko amazina uba witwa uba wariswe n'ababyeyi. Mu muziki akenshi na kenshi ku bahanzi bamwe na bamwe agenda ahinduka. Ubwo rero niyo mpamvu izina Lucasi naryo riba ryaraje rikiyongera kuri ayo mazina yose umuntu aba afite. Aburi ahari impamvu uriko utiyise irindi zina ugahitamo Lucasi, kubera iki Lucasi ari ryo wavuze uti ringiri niryo zina ngomba gukoresha mu muziki wanjye? Lucasi si ryo gusa, ariko Lucasi nyine urumva Lucasi niryo ryabaye, niryo ryagize amahirwe yo kuba umuntu yahitamo. Narihisemo nitwa Lucasi nyine, numva ndabirikunze, numva nta kibazo naryitwa, rikaza rikiyongera kuri Plan B, rikitwa kuri Mise, naryo rikajyaho Mise Plan B Lucasi. Umuhanzi Lucasi, umuntu ashaka kumva Lucasi, sinzi nari umukasi ukata. Lucasi Lucasi ubundi Lucasi ni Plan, ni Plan ariko nyine ya Plan iza nyine ikata bya bindi byose bya wenda byagucengagaho, ariko noneho ukaba ariho noneho uhita ubicenga ukabirusha. Nge niyumviraga Lucasi niyumviraga Lucasi nyine nk'umukasi. Noneho Plan B niki cyaguteye nyine kumva yuko ukwiye kuririmba? Ese ni ibintu byatangiye kera, wisanze gute uri umuhanzi? Kwisanga ndi umuhanzi kera narabikundaga, nakundaga umuziki, ariko ntaramenya ko ariyo mahitamo yanjye kuba nakora umuziki. Ariko bitewe n'abantu nagiye mbana nabo muri societe, bakagenda barushaho kugenda banyereka ibintu inzira nziza y'umuziki, banyereka iby'umuziki, imirimo nkora ugasanga ufite aho uriye n'umuziki, hirya no hino inshuti zimwe na zimwe ngenda ngira ugasanga nazo zifite aho zihuriye n'umuziki. Nanjye kandi mu isoko y'umutima wanjye nayo n'ubundi kadudubiza nyine dudubizo ibijyanye n'umuziki, birangira nyine mvuze ati reka nkomeze n'ubundi ibi bintu, n'ubundi ndabona ari ibintu byanjye kabisa. Dushaka kugenda nkora ingoma zigiye zitandukanye, bamwe na bamwe murazizi, nyinshi zirahari kabisa. Ngira ngo wenda tugiye no guhita tutangira twinjira mu bijyanye n'indirimbo cyangwa se n'umuziki wawe. Indirimbo ya mbere wakoze nakoze hari ryari? Indirimbo ya mbere nayikoze wenda nk'iyo narikodinze 2015 2016,
kugenda kugeza za 2017 2018 na n'ubu kugeza na n'uyu munsi. Indirimbo ya mbere wakoze niba ukiyibuka wayituririmbiraho gatoya cyane n'abadukurikiye bakayumva, hanyuma nkagira nk'utubazo nka tubiri nza kuyikubazaho nyuma yayo. Indirimbo ya mbere narikodinze sinari njyenyine. Ni indirimbo twakoreye ku muproducer yitwa Admin Pro. Yari afite studio hari i Kigali ukase gutya gakeya mu Gasyata. Yari afite studio yitwa Forever Music. Twaragiye yari njyewe nitwaga Plan B, icyo gihe nitwaga Plan B gusa, izina ry'umuziki nitwaga Plan B gusa. Ndi kumwe na Ezras Easy Boy. Ezras ni Easy Boy, ndi kumwe na Tafu. Icyo gihe rero twarakoze groupe yitwa Safa Gangs. Ubwo twari hano Bishenyi nyine dushyira hamwe imbaraga tujya aho ngaho mu Gasyata kureba Admin Pro, recording indirimbo yitwa Mbona Undenzeho. Indirimbo yitwa Mbona Undenzeho rero nifitemo verse ivuga ngo still abahungu duhora turi open, muragenda mwagaruka mukinjira, mbere ya byose sura zusezeranye iki ibikorwa byawe ntazari bike, twakoranye byinshi ubwo ntubyirengagize. Agakora ako nakantu nari mfitemo gusa karakomeza, ariko iyo niyo verse nari mfitemo. Iyo ndirimbo rero Mbona Undenzeho ntiyigeze tuya-uploadinga ahantu. Ubu ngubu sinzi naho nayikora, ariko audio yayo twarayikoze irasohoka, turayihererekana ku maflash. Aba DJ hamwe n'abamwana Bishenyi bari bayifite, natwe muri twe harimo aba DJ, ariko iyo ngiyo naho twayikura. Mbona Undenzeho rero, Mbona Undenzeho kubera iki? Nihe message yari iri muri iyo ndirimbo? Hari ukuntu nyine ushobora wenda kuba wafitanye projet n'umuntu, ariko uwo muntu bitewe na target ufite wenda kuri iyo projet, mpamvu mbisanisha na projet nuko nyine cyari igikorwa nyine cyabaga kiri hagati yacu ndetse n'abandi. Ariko uwo muntu noneho wajya kumureba nyine ngo munoze ya projet nyine ukabona ari kukwereka kakurenzeho nyine. Nyine wamubwira uti se gutya na gutya amasezerano n'aya gutya na gutya, ako nyine akakwereka kakurenzeho. Noneho ukahita ukuramo vibe yo kuvuga ati mbona undenzeho kuko ibyo unkorera iyo mbimenya kare ntibiba byarakomeje. Mbona undenzeho kuko ibyo unkorera iyo mbimenya kare ntibiba byarakomeje. Nuko byaje. Mbona Undenzeho ni indirimbo nziza cyane rero ya Plan B. Lucas turi kuganira nawe, ni umunyamuziki ariko nakwita yuko nyine akizamuka kuko ntago aramenyekana cyane, ari nayo mpamvu twaje kuganira nawe uyu munsi kugira ngo tumukundishe abantu. Ndabizi kandi ko muri buze kumukunda. Araza kuza n'ubundi kutubwira aho mushaka gusanga ibihangano bye, turaza kubigarukaho muri rusange. Ariko se Plan B, iyo uri kwandika indirimbo cyangwa se uri kuzitegura muri rusange, ahanini wibanda kuki? Wibanda ku buzima bwawe bwite? Wibanda ku buzima bw'abantu batandukanye muri societe uzi? Ni iki ahanini wibandaho mu myandikire yawe? Akeshi ku bijyanye n'umuziki, ngiye hari ukuntu mba ndimo ndatekereza bitewe na situation ndi gucamo muri ako kanya, nakumva ibitekerezo biri kunzamo, bikansunikira ndagukora iki ngiki, wenda nabitse ko nkora kiriya cyangwa se nkora kiriya. Ubwo iyo ntavuye kuri kiriya wenda tuvuge kiriya si icy'umuziki, ariko noneho kiriya kije ni icy'umuziki. Ubwo niba haje kiriya cy'umuziki kandi mvuye kuri kiriya, ubwo nyine mpita mboneza kuri icyo ngicyo cy'umuziki. Ugasanga wenda niba ari urukundo wenda runshimishije muri ako kanya, cyangwa se niba atari urukundo hari ibindi bintu nyine nari ndimo hariya binshimishije cyangwa se bimbabaje, none nagera ku cya kindi cy'umuziki, iyo bise binsunikira ku muziki nyine, aho ngaho tayari imirongo bitangiye kwisukiranya, verse zikaza, vibe zigakubita, rero ahantu nkatangira nkashishimura nyine. Akenshi kandi nshishimurira mu mutwe wanjye, ntabwo akenshi nkunda gufata ikaramu. Ibintu nkunda gufatira ikaramu ni bya bintu nyine biba byagumyemo bikaguma nko nkumva ni iby'agaciro, ndashaka kubikomeza. Ubwo numva ari ibintu birenze nshaka gukomeza, ndabyandika ahantu bitazanancika cyangwa se nkabirikodinga bitazancika ntazabibura, kuko mba numva ari iby'agaciro kuri njyewe. Urakoze cyane. Abahanzi bakizamuka hari ibibazo byinshi bakunda guhura nabyo. Ushaka nko kuba wabwira wenda nk'umuproducer ko ufite impano yo kuririmba akaba yagutera utwatsi, cyangwa se ukaba wacibwa intege n'abantu batandukanye, ni cyo kibazo
mu kuzamuka kwawe mu muziki waba warahuye nacyo kikakubera imbogamizi ikomeye ku buryo n'uyu munsi umuntu wese ushobora kukikubaza aricyo kibazo gihita kiza mu mutwe wawe? Ikibazo wenda cyambayeho gikaze wenda n'ubunebwe nagize. Habayeho ubunebwe ariko maze gusobanukirwa ko ubunebwe atari bwiza, nyine ubunebwe mbushyira hasi. Ubu ngubu ikintu nashyize hasi kandi nkabona ko kirimo kiramfasha cyane ni ukuba ntakiri umunebwe nk'uko mbere byari bimeze. Kandi nanone na sosiyete nanone buriya nayo nari ndimo nayo yatumaga naba umunebwe, ariko ubu ngubu nta bunebwe buhari. Ubu ngubu ni vutu kabisa, ijugujugu. Bivuze ngo n'ubundi icyo kibazo n'ubundi bwo ni wowe cyaturutseho cy'ubunebwe, nta muntu runaka nyine wigeze akubangamira mu kuzamuka kwawe k'umuziki, cyangwa se nk'imbogamizi ya danje nyine wahuye nayo ukumva igusubije inyuma? Oya, wenda icyo navuga, urumva hari ukuntu ushobora kuba nanone ufite umuhate wo gukora ariko nanone ubushobozi bukabura. Ubu ngubu rero ni ikintu cyo nabonye, iyo ufite umuhate wo gukora n'ubushobozi buraza urabushakisha ukabubona uko byagenda kose. Ariko iyo ufite ubunebwe n'ubwo bushobozi ntabwo ububona. Nicyo nabonye cyo. Okay. Ngira ngo mbere yuko dukomeza, hari indirimbo ufite ishobora kuba yaratumye umenyekana cyane. Iyo ndirimbo ndashaka kwituririmbiraho, sinzi niba iri muri ziriya waririmbye mbere. Nta irimo. Okay. Ugiye kwituririmbiraho agace gatoya wumva wifuza nyine ko waturirimbiraho, hanyuma n'ubundi turacyakomeje n'ikiganiro ko ubanza uturirimba iyo ndirimbo yatumye umenyekana cyane. Iyo rwose niba na ngombwa uhita unabwira abantu ahantu bashaka kuyisanga kugira ngo nabo bayikunde. Nubwo ubona byanga humura witinya, Imana ibipanga mu nzira igihumbi, imwe rukumbi niyegera ku gisubizo. Yeye iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe ugenza ibirenge, akambara congo, akambara ikoti, agafunga karuvate. Iyo ndirimbo yitwa Imana iratanga. Ni imwe mu ndirimbo nakoze. Iyo ndirimbo nyikora mvuye mu bihe bibi, kuko nari mvuye mu gihe cyashoraga no kuba cyantwara n'ubuzima, ariko Imana irahaba imba hafi, ibintu biranga ariko Imana iba hafi. Ibyari byanze birongera biremera. Iyo ndirimbo yatumye menyekana mu icyo gihe. Akenshi iyo umuntu yumvise nk'iyo ndirimbo bwa mbere, wowe wifuza ko ari nk'iyihe message yasigarana? Message mba numva yasigarana nuko mu gihe byanze, cyajya uba ubona byanze. Hari ukuntu abenshi iyo bari mu bihe byanze usanga bajya mu nzira zitari nziza, ugasanga hari abiyahura, hari abiyahuza ibiyobyabwenge, hari abajya mu businzi, ugasanga wenda abakobwa wenda bisubiye mu busambanyi, abasore cyangwa se abagabo ugasanga wenda bagiye nko mu bujura se. Nyine mu bihe usanga akenshi nyine bibi, akenshi ari nabwo bigaragara ku muntu. Kandi wenda twari dusanzwe ko umuntu ari umuntu, twari dusanzwe tuzi ko umuntu ari umuntu uri fresh umeze neza, ariko ugasanga kuko yageze mu bihe bibi nyine yagiye mu bibi nyine. Ubu rero icyo nabwira umuntu wenda yajya yumva kimuhaye imbaraga, nuko niba ari mu bihe bibi ntajya agerageza nyine arwane no kubivamo, yegera Imana ko byose birashoboka. Nanjye icyo gihe ntago numvaga yuko byagenda neza, ariko maze kuririmba iyo ndirimbo yambereye nk'isengesho, bitewe n'imitekerereze nari ifite icyo gihe, bimbera inzira nziza, bimpa no kuba nagira n'abantu menyana nabo, kandi byanakajije n'impano yanjye, binahumuriza umutima wanjye, umva nguwe neza. Ndetse n'abandi bantu nabo twari turi kumwe hafi yanjye babashaga kumbona, nabo ubona yuko nabo babangaruriye icyizere. Hari ukuntu uba uri mu bihe bibi n'abantu bakagutakariza icyizere, bitewe n'uko nyine inzira uri gucamo nyine biri kugaragara ko atari fresh. Ariko nyine iyo ibyo bintu bitagurushije imbaraga, ugaharanira kubirwanya, ukanasenga, kandi uharanira gusenga ari nako unakora, bikugarura imbaraga nyine ku buryo n'aba bantu bakugaragiye nabo bagukomeza bakugufatira icyizere cyawe, nawe nyine ukagenda urushaho kwaguka. Message rero mba numva umuntu yasigaranamo muri iyo ndirimbo, harimo amagambo avuga ngo nubwo ubona byanga humura witinya. Nyine hari ukuntu umuntu aba abona byanze yarangiza we agatinya. Njye rero icyo nkubwira cyo, nubwo ubona byanga humura witinya, Imana ibipanga mu nzira igihumbi, imwe rukumbi nigera ku gisubizo. Yes. Niba numvise neza indirimbo yawe isa nkaho ari gospel. Isa nkaho ari gospel. Umuziki wawe se
ushingiye kuri gospel, secular music cyangwa se uravanga bitewe na message wumva ushaka guha abantu? Bitewe n'uko umuziki ngufata nk'inkingi ya mwamba wenda cyangwa se ngufata nk'akabando kanjye wenda. Akenshi wenda iyo mbabaye, iyo nishimye, akenshi umutima wanjye ukunda kuza mu muziki cyane, ugasanga wenda niba wenda hari ibintu ndi gutekereza wenda mbona bitari kugenda neza, kugira ngo mbe numva ndi feelings iri fresh, akenshi mba ndi kuririmba, ndaririmba cyane, ugasanga bimfashije kuba nabona nk'igisubizo kizima cy'ibibazo wenda ndi kwibaza bitangoye cyane. Ubwo rero yaba ari indirimbo y'Imana nahiririmba, abaye ari wo muhamagaro wanjemo, ari ukuririmbira Imana nabikora, ariko none ari na secular yaje nayo ikanzamo neza, nayo nahiririmba nta kibazo. Nagize amahirwe uyu munsi yo kuganira n'umwe mu bahanzi bakizamuka. Hari igihe usanga nk'umuhanzi ukizamuka aba ashaka kwigana runaka bamaze kumenyekana, ariko wowe Plan B, wowe ku giti cyawe wumva ari nka gute umuhanzi ukizamuka ashobora gukoresha, n'ubuhe buryo ashaka gukoresha kugira ngo yubakire izina rye atagendeye mu kwigana abandi bamaze kumenyekana? Wenda urumva nyine wowe uriwe nyine niwe uburiwe, ugomba kugira gutya ukagaragaza difference iri hagati yawe n'abandi, kugira ngo wenda niba babonye ngo Miss Plan B Lukasi ameze nk'uriya, turabona ari uriya, ahubwo wagira ngo niwe wundi wavutse, cyangwa se n'uriya niwe wundi wavutse umeze nkawe neza 100%. Oya, njyewe ndi Plan B, nawe rero icyo numva ngi ko byakagenze nko kuri wowe, nawe wakaje uri runaka tukareba icyo urusha bariya n'abana nabo tukabasha kumenya icyo bakurusha. Numva buri muntu yaririmba nkawe uwo ari we, wenda nkaba ari ushaka kubafatira icyitegererezo ukavuga uti wenda uyu muntu ni umuntu ukora ashyizemo umuhate, wenda icyo kintu ukaba wakimufatiraho nk'urugero ukavuga uti uyu muntu niba ashora indirimbo buri kwezi cyangwa se n'ebyiri mu kwezi kumwe, ashobora kuba kurusha ubushobozi, ukavuga uti wenda reka nanjye nkore cyane ndebe ko nanjye nagira ubushobozi, wenda nk'ubwo nanjye nkaba nakora gutyo. Wenda niba aririmba indirimbo wenda zifite ubutumwa ubu n'ubu, abantu ubwo butumwa barabukunda bukabafasha, wenda profile yabo ikazamuka ikagera hejuru, wenda nawe ushobora wenda kufatira icyitegererezo ukavuga uti nanjye reka nkore nka runaka, wenda projet wenda zimeze nk'ize, wenda n'urugero wenda yaba ari wenda nka audio wenda ifite karite nk'iyi ngiyi se, cyangwa se ubutumwa ubu ngubu, wenda nanjye ndebe ko nanjye byazamuka bikagera kure, ariko sinumva ko umuntu wenda yaba kopi y'undi. Yes. Okay, utubwiye amagambo meza cyane. Hari waririmbye ngo ingendo y'undi iravuna. Ni byiza ko buri wese nyiragenda ingendo ishaka gusanga wowe iyo uba wowe ibyawe aribwo byari gukundwa cyane kurusha kuba wagendera ku bandi. Hanyuma rero kuri wowe n'ubundi nkugarutseho, iyo ubonye abantu bake cyangwa benshi bakunze indirimbo yawe zigusigira iki ku mutima? Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane. Buriya wenda reka nange urugero nko ku muhinzi, uzibura nk'iyo umuhinzi yahinze akagira amahirwe imvura ikagwa, wa musaruro yahinze ukera neza, agasarura agashyira mu rugo, wenda niba ari umupapa cyangwa se ari umumama bagateka bagashyiraho ngaho bakarya, wenda bakajya gusura wenda no ku bavandimwe babo cyangwa se nko ku miryango yabo bakabapfunyikira bakabashyira. Biba ari ibintu bishimishije cyane kuko iyo wabonye umusaruro iteka urishima. Urumva rero niba nkanjye nakoze indirimbo, umuvandimwe cyangwa se inshuti cyangwa se n'undi muntu duhuye akumva iyo ndirimbo akavuga ngo ngo indirimbo ndukumva ari nziza, ukabona arananyeganyeze, arabyinnye, ukumva noneho muranahuye, ukumva amwe mu magambo yari asigaranye arimo arakuririmbira ngo nubwo ubona byanga humura witinya, ukumva nyine ya magambo arimo arayaririmba, wumva nyine ari ikintu cy'agaciro wakoze, ari ikintu gifitiye akamaro umuntu, kuko kugira ngo afate umwanya abiririmbe nuko aba yarabibitse mu mutwe akavuga ati ibi bintu ni iby'ingenzi, ngomba kubigumana isaha ku isaha n'abandi hose nshobora kubikenera, kuko yumva nyine ari iby'agaciro. Icyo gihe rero nkanjye nk'umuhanzi iyo mbyumvishije gutyo, numva ko ari ibintu nyine abandi baha agaciro, kandi numva ko ibintu byanjye nanjye bifite umusaruro, nubwo nanjye ku giti cyanjye bifasha, ariko hari n'abandi bifasha. Bityo rero bikanyakuraja, bikampa power yo kuba nashaka ibindi bintu nkora, yo kuba nashaka ubushobozi bwo kubikura na bya bindi biba bibitse muri njyewe,
nkabishyira hariya abantu bakabibona, abantu bakabyumva, abantu bakabibyina, bakabyenjoyinga, ubuzima nyine turimo hano ku isi bukarushaho kugenda neza ku ruhande rwanjye ndetse no ku ruhande rwabo na bariya. Plan B Lukasi, umaze kugira indirimbo zingahe uhereye nyine igihe watangiye gukora kugeza uyu munsi wa none? Indirimbo umaze kugira ni zingahe? Indirimbo maze kugira zicurangitse isaha ku isaha nshobora kwita na playinga, uwo ari wese akayumva akayibyina agafatamo n'ubwo butumwa. Ubwo ndagenda nzibarira ku ntoki. Ugiye kuri channel yanjye urasanga indirimbo yitwa Imana, ugasangaho indirimbo yitwa Shomera, ubwo ni ebyiri, ugasangaho Bohoka, ubwo zibaye eshatu, ugasangaho Wifata Pose, ubwo nenye ziri kuri YouTube channel yanjye zifite audio. Ariko hari n'indirimbo nakoze iri ku yindi channel yoyo nayo sinzi yo sinakirirwa nyigarukaho, nayo ni indirimbo imwe nayo icurangitse ariko ntago njya nyigarukaho cyane. Ubwo zaba ari nk'eshanu ziri audio. Udukurikiye noneho wifuza kumva indirimbo zawe, ngira ngo bahita noneho murangira aho ushaka gukura indirimbo zawe, ushaka gukurikira ikiganiro agatagira amatsiko yo kumva indirimbo wakoze, wamurangira noneho kugira ngo nawe abashe kuba yagerayo akagusura ndetse ukagira n'icyo umusaba by'umwihariko kugira ngo ubone indirimbo zanjye bitakugoye. Icyo bigusaba ni ukuba ufite wenda mashini cyangwa se ukaba ufite zino telefone zigezweho smartphone, cyangwa se hafi yawe hakaba hari aba DJ bano basakaza indirimbo z'amajwi n'amashusho ndetse n'amafilimi. Ukagenda ukajya kuri, tuvuge niba ugiye kuri mashini ukajya muri Google Chrome yawe wandikemo, cyangwa se ujye kuri YouTube wandike Mese mu Kinyarwanda, Mese mu Kinyarwanda, marako dusoma Mise, nubwo wandika Mese ariko ntabwo ari Mese ahubwo ni Mise. Usiga akanya wandikeho Plan B mu Cyongereza, ni pa na ra ndende na a na n, ugasiga akanya ugashyiraho B. Icyo gihe ukora kuri search, iyo umaze gusacinga hahita haza YouTube channel yanjye, usanga iyo ndirimbo yitwa Imana Iratanga, uhita uyibonaho ifite amajwi ifite n'amashusho. Ugasangaho Wifata Pose, ni indirimbo nayo icurangitse imaze amezi 6, ifite amajwi ifite n'amashusho. Ugasangaho Bohoka, ni indirimbo nayo itaramara igihe kinini, nayo ifite amajwi ifite n'amashusho. Ugasangaho na Shomera, Show Me Love, Nyereka Urukundo, nayo ni indirimbo icurangitse neza, ifite amajwi gusa nta video ifite. Naho ushobora gusaba indirimbo zanjye rwose nta kabuza, cyangwa ukaba wagenda no ku mudiji ukamubwira ati ndashaka ino ndirimbo, ukaba yayigusacingira ukayibona. Ngira ngo icyo kubasaba nta kinini gukora subscribe, ushaka kudushyigikira rwose, ufite umuhate wo kudushyigikira, abaye wakunze ibihangano byacu, ni ugusubscribinga, wakora subscribe, wakora share, ukazigeza kure n'abandi bakiyumvira kuri ubwo butumwa bwa Plan B barimo agenda asakaza. Rwose umusanzu wawe cyangwa se imbaraga zawe nawe ubuzongeye kuzacu, noneho bikaguka tukagira imbaraga ziremereye, noneho n'abari hirya bose bakamenya ibyo ari byo biri kubera abantu. Nigeze gukomoza by'umwihariko ku bahanzi bamaze kumenyekana mu muziki by'umwihariko nyarwanda. Wowe mu bahanzi nyarwanda ninde muntu ufatira icyitegererezo, ninde ukora ibintu kumva hari icyo agusigira nk'umuhanzi nawe wamwigiraho? Abahanzi bamufite ikintu nabigiraho, bano bahanzi baba baragiye batangira kera, imyaka itari mikeya, uyu munsi ngaho kuri radio ndimo ndumva babavuga, barimo barabakina televiziyo hariya ku ma YouTube ndetse n'ahandi. Abo ngabo nibo bahanze usanga kenshi nkunda kugarukaho mu mutwe wanjye, nkunda kumva. Wenda nikamvuga nka generation, wenda nkora nka Urban Boys yatangiriye pafu ikubita, icyo gihe ndakizi. Nawe niba ubizi neza urasanga ari ibintu bijya kusa nk'ari basa nk'abastatinga igihe kimwe. Ugafata Urban Boys, ugafata Tom Close, ugafata wenda nka King James, ugafata wenda nka ba Bruce Melody nanone ruguru gatoya, ugafataho wenda nka bano ba Mico the Best, ugafata ni benshi basa nkaho batangiriye igihe kimwe, ba Maji the Black, bano banoze ba Bulldog, ba Fireman, n'abahanzi ubona basa nkaho baje wagira ni igikundi kivukiye ahantu hamwe. Bari abahanzi rero ko bagiye basohora indirimbo
nagiye mbareba akantu ku kandi uko bakora uzarebe nk'indirimbo za Tom Close n'indirimbo nziza cyane ukurikiranye ukuntu agenda asohora indirimbo ubutumwa agenda aba ari gutanga agenda atanga ubutumwa n'uburyo baba bavuga hirya no hino, uburyo uba wumva message batanga abantu zigenda zifasha barabanze iyo nkurikije ukuntu basohora ibintu byabo barambafatira icyitegererezo cyane. Simba nafatira ku muntu nk'uyu umwe, ahubwo ngenda ndeba nk'ukuntu buriya muhanzi natuvuge wenda nka Bruce Melody. Bruce Melody jya kumugeranya na nuze na Diamond, kuko nka Diamond ni umuntu uzagakora indirimbo ikazi gakubita ariko ntagende ngagume hariya, ahubwo ukabona ko ibintu akora ni ibintu nyine aba yafokasinzeho kandi aba yateguye. Agakora indirimbo imwe ikaza, tuvuge niba wenda ije ikaza ikagenda wenda igiye kumara wenda iminsi wenda ukwezi, ntabwo kuko indirimbo ngo imara amezi 2, imara 5, imara 6, imara umwaka. Arakora indirimbo imwe imara ukwezi, aguhereza indi gutyo kandi uzarebe na Bruce Melody. Bruce Melody nawe akuririmbira indirimbo ikaza ikamara wenda uko kwezi, ukabona ubonye indiye nyine ntubure indirimbo ye. Wenda uzarebe wenda nanuze n'uyu muhanzi mushyashya nanuze Juno Kizigenza nawe aza yaraje aguhereza indirimbo hariya imwe, mu kanya ukabubonye indiye, mu kanya ukabubona indiye gutyo. Uriya ni umuntu ukwereka ko ari mu kazi. Umuntu nk'uwo nguwo rero njye nimfatira icyitegererezo, umuntu uzakanyereka ko ari mu kazi kandi akanyereka ko abirimo nyine ibyo bintu, umuntu mufatira icyitegererezo ko nanjye nshaka gukora bihoraho, nta kindi kibazo cyabaye wenda cy'uburwayi se cyangwa kiki, ahubwo niba ari mu kazi akanyereka ko ari mu kazi, uwo muntu kabisa mpitanshyiraho mpita mvivura. Abakunzi bawe bamaze kukumenya, wenda si bose, bamwe na bamwe, ariko hari ikintu nawe uzi neza ko bakuziho, hakaba n'ikindi batakuziho. Ni iki kintu ubona abakunzi bawe batakuziho kandi wumva bakwiye kumenya kuri wowe? Ikintu batanze bakwiye kumenya ni byinshi, ariko ikintu batanziho bakwiye kuba bamenya ni uko ngenda umuntu ukora ibintu bigiye bitandukanye, ntakora umuziki gusa. Icyo kintu nacyo abakunzi banjye mugomba kukimenya, kandi sinangombwa ko nanabibahisha. Njye ntabwo nkora umuziki gusa, ahubwo umuziki niba nabyita wanabyita inyongera, ariko nanone hari ukundi kuntu ushobora kubyita, wabyita nk'iki se, ni nk'inzira. Urabona inzira ziba zitandukanye, hari nk'inzira tuvuga ushobora gucamo ugiye hariya, indi ukayicamo ugiye hariya. Ni inzira nyine nayo nyuramo kandi mugomba guhora nyuramo. Niba wenda nkora n'akandi kazi hariya gutya, nawe wenda tuhita tubyita ko ako kazi nkora nako ari inzira. Umuziki ni inzira ncamo kandi mfite n'izindi nzira nanone nyuramo. Ubu ngubu ndi n'umucuruzi, nkora ibintu bijyanye n'ubucuruzi, nubwo nkora umuziki ariko n'ubucuruzi nabwo mbubarizwamo, n'imirimo y'amaboko nayo njye nyikora. Nkora umuziki ngakora n'ubucuruzi, ibyo nabyo mwakabimenye ntacyo bitwaye. Yego, biba ari byiza gushakishiriza henshi, ariko hari nk'abantu babifata nk'aho umuziki nyine utabaho umwanya uhagije, kubera ko ujya muri utu ukajya muri utu, bakabifata nk'aho nyine umuziki nyine utawukora ari wo ufokasinzeho cyane. Imana ijya iturema yaduhaye ubushobozi bukaze. Imana yaduhaye ubushobozi bukaze, yaduhaye gutekereza kariya tugatekereza na kariya, tukongera tugatekereza na kariya. Ntabwo yaduhaye ko ubwonko bwacu butekereza ku kintu kimwe gusa, ahubwo Imana yaduhaye ko tugomba kureba kiriya tukakireba, tukagifiringa, tukakiryoherwa, tukanagikunda, tukanakenjoyinga. Ariko nyuma y'ibyo tugafata no kuri biriya naho tukenjoyinga, tukongera tugafata na biriya gutyo na gutyo. Ntabwo rero umuziki ntabwo umuziki ari inzira tugomba gucamo yonyine, cyangwa se tugomba guha umwanya gusa tugira ibindi bintu tujyamo. Ahubwo umuziki ugomba kudufasha kuba turi muri bya bindi, ndetse na bya bindi nabyo bikadufasha kuba turi no muri wa muziki. Ni ibintu bisananirana, nk'uko Imana itaduhaye urutoki rumwe. Mbese nubona ko ikiganza kiba gifite intoki 5 ariko bihurira hamwe bikitwa ikiganza, nk'uko izo nzira nazo ziba zimwe nyine zikitwa ko ari inzira. Igikorwa kiba igikorwa, ariko na biriya byose bigahurira hamwe bikitwa ko ari ibikorwa.
Nje ndumva umuziki kuba naba nkukora nkora na biriya ntago bishobora gutuma ni mu mwanya umuziki bwo naba ntawukunda naba ntawukora iyo nzira naba ntayicamo. Plan B wari wajya kuri stage? Stage nagiye nzijyaho zitandukanye nazigezeho. Mwese nizera yuko mwakomeje kuryoherwa n'ikiganiro cyacu, aho rero turi kuganira na Plan B ari kugenda adusangiza by'umwihariko ku rugendo rwe rw'umuziki, uburyo ari kugenda byitwaramo nyine mu izamuka rye, tuganiriza nyine ku ndirimbo yagiye aririmba muri rusange. Agiye kuturirimbiraho gatoya mbere ko tuza kugana ku musozo. Nyuma yo kuturirimbira ndaza kumaza nk'ibibazo nka 3 cyangwa 4 ubundi tuze kugana ku musozo. Plan B dushakira indirimbo, hari ukuntu umuhanzi afite indirimbo yego ariko akaba akagira nyine imugaruka mu mutwe cyane. Sinzi niba irimo zo waririmbye. Ziba ari nyinshi indirimbo umuntu aba afite, hareza aba yari recordinze, hareza abatara recordinze wenda uko wenda igihe kiba kitari cyagera. Okay, nari ngaho dushakiremo ndajya mbaririmbira ku ndirimbo waduha ziba ndajya mbaririmbira ku ndirimbo mba naragiye nshyira hanze kugira ngo unanayikunze uhite ugenda hari uyirebe wishyire uruhande rwawe uyumve neza uyirangize. Wenda nakurimbira nk'indirimbo y'urukundo yitwa Shomero, kamurimbira y'urukundo yitwa Shomero. Indirimbo y'urukundo kandi kugira urukundo ni byiza, ubwo nanjye urukundo emotion z'urukundo ziba zantwaye, vibe zanjye zikata zerekeza ku rukundo, nkahita ndirimba karimbo k'urukundo umuntu ashobora kuba yakumva. Karimbo karavuga ngo swing zawe ni munange uzimena kuraritari warahunja na horo nkabuguza iki gisoro imihanda uramurika usomeka kurusha icyapa urererana urerukanyura urererana urerukankuma nabikoreye ikosi reka nkukubita igivasi uri hiti siri give me la shamela baby yo give me la shamela mu rukundo unarunyereke. Indirimbo yitwa wifata indirimbo yitwa Shomero, mu rukundo narunyereke give me la shamela. Impamvu y'indirimbo ni iyihe? Impamvu y'indirimbo ni story yabayeho, ni story y'urukundo. Ugasanga ufite umuntu muri gukundana, uwo muntu mukaba muri gukundana ariko ukabuzi ngo uwo muntu nyine ni sheri wawe, ugasanga uwo muntu ni sheri wawe. Wenda abantu banabizi ko ari sheri wawe, ariko wenda ugakora nka koro ukamuhamagara ati sweetie bimeze bite, ushaka nyine kumuhazana nka gutya ati sweetie bimeze bite, ariko wamuhamagara ugasanga ngo call waiting, kwa kundi nyine uhamagara umuntu ugasanga arimo arayivugira, kandi umuntu ni sheri wawe. Wenda ukamuhamagara saa ikava kuri telefone naho nayiviriyeho, wenda ashaka ko ari kuvugana n'undi muntu, wenda umubyeyi cyangwa none wenda byihutirwa, naho nayiviriyeho nanakubwiye uti byari meze gutya sheri hangane, kuko uba wababaye, kuko uba wamubuze, icyo gihe uba wababaye wamubuze. Mwaba muri no mu nzu wenda nko mu rugo se nari nk'umuntu mubana n'urugero, ugasanga wenda wicaye ku meza, wenda wicaye aho ngaho mu gatebe, ameza ari imbere yawe, sheri warimo aratambuka wenda iki nta kuvugisha, mwese sheri bimeze bite, ugasanga nta kintu ari kukubwira kandi ni sheri wawe. Ugasanga muri ku meza murimo muraporeza ariko ugasanga ntari kukubwira ngo apeti, wajya no kumutamika ukabona wapi nta courage. Uwo muntu rero ntago aba ari kuguha urukundo, ntaba ari no kurukwereka. Aho rero niho hantu haba ari ikibazo. Niyo mpamvu indirimbo ivuga ati give me love mu rukundo, give me love, show me love, mu rukundo unarunyereke. Iyo ndirimbo rero nikibo ibishatse kuvuga. Mubwira ati swing zawe ni munange, umubwira ati umurika kurusha icyapa, nyine uri kumubwira gutyo umusaba ko aguha urukundo kandi akanarukwereka. Ntarwereze kukubwira ati urukundo ndaruguhaye, kuruguha ntago bihagije, noneho nanarukwereke. Iyo ndirimbo niyo focus yayo. Okay, turi kugenda dusatira umusozo, ariko kugeza uyu munsi urebye ishusho ryaho watangiriye naho ugeze uyu munsi, ni iki wishimira? Ikintu nishimira nuko mfite
mfite uburambe, maze kugira uburambe mu muziki, icyo kintu ndacyishimira cyane kuko niba naratangiye wenda mbere y'imyaka 5 ishize ibyo bintu nkaba nkibirimo n'aka kanya n'ubundi nkaba nkikibirimo, ni ikintu nishimira cyane kuko hari abantu benshi baba baragiye muri ibyo bintu ugasanga byaranze byarabananiye. Aka kanya nkaba ndi gukora igikorwa nk'ubu ngiye indirimbo ya mbere nyishyira kuri YouTube channel yanjye, indirimbo yaragiye ikubita umwaka itaragira views 1000, itaragira views 1000, nta ba subscribers wenda barenga 100 ndagira. Ariko ubu ngubu ejo bundi maze gukora indirimbo bifata pause, imaze amezi 6 kuri YouTube channel yanjye, ariko 1000 yaracyujuje. Ni ikintu kigaragara yuko nko mu minsi iri imbere, mu minsi igiye kuza, ntazi ngo ni kuwa kangahe, nzashyiraho indirimbo kuri YouTube channel yanjye, hashira nk'umunsi umwe cyangwa se amasaha, basanga cya 1000 nakigize cyangwa se cyanikubye, byabaye byinshi. Ni ibintu bigaragara ko ari iby'ingenzi kuri njyewe kandi biri no kunyubaka cyane, ndabyishimiye kabisa. Plan B, inzozi zawe noneho ni izihe? Urifuza kugera he? Ahantu nifuza kugera ni kure cyane, ni kure cyane, ariko icyo nshaka cyo n'Imana yamfashije, ikwiye kumva yamfashe. Nukumva hafi mu byo nkora, mu buzima ndimo bwa buri munsi, mu nshuti mba ndi kumwe nazo, kuko ubuzima buri hano hanze bumeze nk'urugamba, bumeze nk'ihangana, kandi kwihanganira njye nyine ntagomba mbishoboye. Nuko Imana yamba hafi kamfasha guhangana n'ibyo byose mba ndi gucamo, uwo muziki mba ndi gukora. Niba nteguye projet y'umuziki, wenda nkayitegura mu mutwe ikarangira, nkavuga uti no ndirimbo irarangiye, igisigaye ni ukwishyira uriya mugabo uri hariya, director cyangwa se cameraman, wenda bivuge gutyo, cyangwa se producer akayicuranga, yamara kwicuranga video ikaba yakorwa, none iyo ndirimbo nkagira ubushobozi bwo kwishyira kuri YouTube channel, noneho bantu nshaka ko bayibona bakayibona, kuko ibyo bintu bikarangira. Ntago abana hari ukuntu umuhanzi ategura projet, bari projet ziba zarasaze mu mitwe y'abantu nyinshi cyane. Ubu n'indirimbo mafitiye mu mutwe ni nyinshi, ariko ubu usanga nk'ubushobozi bwo kugira ngo umuntu agenda recording iyo ndirimbo, abona abo bantu bajya muri video bamufasha gutya, iyo ndirimbo ikarangira ikajya hanze, nyine abantu bakabasha kuyibona. Ni ibintu biba bikomeye cyane. Ubwo rero nk'ubwo bushobozi nibwo mba nsaba Imana imbe hafi ibyo bintu birangire, hanyuma iyo ndirimbo ninyikora igenda igere kure, nyine nanjye numve ndi kujya aho hirya no hino gutanga ubwo butumwa abantu baba bakeneye kumva. Niba ari abantu bagize ihungabana mu bijyanye n'urukundo, bongere bagire ububyutse, bamere neza, bagaruke mu rukundo. Erega burya abantu bafite urukundo mu mitima yabo, nibwo n'amahoro aboneka mu bantu, nibwo umunezero uba uhari, nibwo n'ibyo bakora bibyara umusaruro. Buriya nta rukundo ruhari, ibintu ubusanga ari bibi cyane. Ariko iyo abantu bafite urukundo mu mitima yabo, bafite umunezero rwose, akumva nka iyo ndirimbo nziza irimo amagambo meza, agira amahoro mu mutima we, ndetse n'abo bantu bari kumwe nabo iruhande rwe bamugaragiye, nabo akabaha amahoro. Kure rero nshaka kugera niyo ngiyo muri iyo mitima y'abo bantu, naho kure nshaka kugera. Abo bantu bari aho hirya aho ngaho b'abaturanyi, abo ngabo muri kumwe, abo ngabo turi kumwe, aho ngaho niho nshaka kugera. Indirimbo ikabageraho, nyine muyumve mu matwi yanyu, ijyemo, mwumve umusaruro nyine urimo, muwukuremo. Uwo musaruro mba natekereje nanjye mba numva ufitiye umumaro, namwe ubagirira umumaro. Mbega naho nshaka kugera, aho ngaho mu mutwe wanyu. Yego. Noneho rero abafana bawe bitega iki? Abafana banjye icyo bakwiye kuba bakwitega ni ubutumwa buturuka mu mutwe wanjye. Ubwo butumwa ntabwo uzabasinziriza, n'ubwo butumwa ngomba kubaha, ubw'urukundo buturutse mu mutwe wanjye, ariko bunyuze mu bicurangisho bya producer yacuranze akamigisinga, director nawe agafilima amashusho mukayabona, aho ndi kumwe nabo, ko twambaye, ko turi gutyo, ibintu nk'ibyo. Cyo mugomba kwitega rero, ubwo butumwa bugomba bukaza muri ubwo buryo. Buzaza gutyo, buzaza mwumva ari ibintu bari gucuranga bikubita, amapiyano bakubitamo,
gitari bakubitamo ibi byose bacurangisha bakubita imirishyo kwa kundi abacuranzi babigenza za gitari zabo hari amapiano bose bacuranga kuriya na kameramani mubone yaje na kamera yafashe amashusho bano batwambika imyenda myiza bayitwambitse ubutumwa nuko buzaza bumeze naho buzajya buca ntabwo uzasanga ngo ndi kugira gute se mbega naho ubutumwa buzaca nta handi sinzazana iki sinzazana ngo nje kugukubita kugira ngo ubutumwa buzaca buzaza buri mu majwi uzumva ari ibintu bicuranye bari gucurangamo ariko wumva n'ijwi ryanjye ndimo ndaririmba nubwo ubona byanga umura witinya ndirimba mu tuntu bacurangamo kameramani yafashe amashusho ubibona nuko bizaza nta kundi mu byitege nyine nuko bizajya biza ejo bundi ishusho iraje urayibonye ejo bundi ubone haje indi nayo urayibonye nuko bizajya biza bo bagushyigikire bakore subscribe kurya ibyo byose bizajya biza bahita babona notification bahita babibona nimushaka no kumbona live nabwo muzajya mumbona yaba ari ahangaha nzajya mba mpari yaba ari hariya nushaka konza naho ngaho uri ukambona twegeranye gutyo ukanankoraho nabyo uzabibona kuko ndahari reka dusoreze ku butumwa noneho uha abahanzi bagenzi bawe nabo mufatanyije urugendo rwo kuzamuka n'ubuhe butumwa mbabaha ikintu nabwira abahanzi muri rusange kandi nanjye ntisize murabona umuziki ni ikintu gifitiye agaciro abantu bose nta muntu n'umwe umuziki udafitiye umumaro rero wa muhanzi we wowe ikintu ngiye plan B mise plan B rukase ndi kugusaba ni ukugerageza ugakora ibintu bimeze neza ibintu biryoshye ibintu bifite ubutumwa indirimbo ifite ubutumwa ku buryo niba ari ijambo waririmbye iryo jambo ubuzi ngo iri jambo rizafasha iyi ndirimbo izafasha umuntu uzayumva izamufasha iki ni ubuhe butumwa azakuramo buzamufasha ese nabyumva bizamumotiva bingana iki yaba mu byo akora byaba mu byarimo ni iki bizamufasha ikindi kandi nanone nababwira abahanzi we muhanzi mudufashe mworoshye abahanzi tworoherezanye niba turi gukora umuziki tugerageze dukorere hamwe ku buryo umuziki wacu wo mu Rwanda uzamuka ukagera kure cyane kure cyane rwose ariko birasaba ko tugira gute dushyira imbaraga hamwe ubumenyi uriya afite n'ubwuriya tubuhurize hamwe nicyo njye nabasaba muri rusange nyaboneka sindi kubategeka ni ukubasaba tworoherezanye dukorere hamwe kandi tugirane inama nziza zubaka n'abanyamakuru ariko n'abanyamakuru buriya namwe muri n'abantu beza buriya hari abanyamakuru umaze iminsi impura nabo nkabona ko bari kunyereka ko ari abantu nabo bafite imbaraga zidufitiye umumaro abanyamakuru nabo n'abasanze ari abantu bafite imbaraga zidufitiye umumaro kuko hari ukuntu bakorohereza bya bintu byawe wakoze bya bikorwa byawe bakabihereza bari hariya hirya bakabibona noneho bwa butumwa bukabona inzira bucamo inzira y'abanyamakuru namwe abanyamakuru rwose namwe muri ab'agaciro rwose namwe mutworohereze mudufashe kandi ndikubona mutandukanye no kugorana ubonye amahirwe yo gukorana n'umuhanzi runaka wahitamo umuhanzi nahitamo aka kanya kubera ati wowe hitamo umuhanzi wifuza gukorana nawe mu Rwanda se cyangwa ku isi hose ahariho hose urumva kuko abana bo mu Rwanda hano iwacu n'ubundi urumva naba hano iwacu n'ubundi ariko buriya nkuranye nk'umuhanzi uwo ari wese twakorana ariko akaba ari uwa kure ko hano ni mu Rwanda ariko akaba ari uwo mu kindi gihugu cyakure cyane wo mu gihugu cya kure umuhanzi mubonye tugakorana nakumva ari ibintu by'agaciro cyane n'uwo hano mu Rwanda tubashije gukorana nawe nta kibazo kuko we ni umuvandimwe n'ubundi ni umuntu wa hafi urumva nyine umuntu wa hafi nta kibazo ariko naba ari umuntu wa kure cyane akurumva umuntu wa kure uwo muntu wa kure nyine abagoye yaba guhura nawe njye nyine mba numva nshaka gukora ibintu binyoroheye ariko n'ibigoye nabyo mbibonye aba nabasha kubikora nabyo nkabishobora urumva nka buriya tuvuge wenda urugero wenda tuvuge nk'umuhanzi nka bari abahanzi bakure cyane nawe uzi bakomeye gukorana nawe reba gutegura video ari kure cyane mugategura ukuntu mugomba gukora video ariko ari kure cyane ibyo bintu mba numva ukuntu byaba bimeze nyine wabinyereka numva nk'umuntu tuvuge wenda nkora nk'indirimbo nka Bruce Melody
Bruce Melody nshobora gutega nk'akamoto nkagenda nkamureba tukavuga ati bizagenda gutya gutya na gutya, cyangwa se Kisizi cyangwa se n'undi n'abato Mukoroze ba Riderman abo bose urumva ni abantu ba hano hafi, watega akamoto wafata taxi voiture, ariko se nk'umuntu wa kure noneho we uriya muntu wa kure nawe mba numva ewana nahamubonye tukayikora nyine nkareba ibyo bintu ukuntu byaba bimeze, ariko biranagoye kuko ubushobozi busanga buri hejuru. Byose bizakunda kubera Imana, icy'ingenzi ni wowe ni ugukora nyine ushizemo imbaraga n'umwete, hari igihe bizagenda neza kuko n'abandi rega wasanga n'abageze aho ngaho twita hejuru nabo baratangiye nkaho. Cyane byose nyine bigenwa n'Imana bikagenda gake gake. Ugiye kumbwira ikintu mu ijambo rimwe, urugendo rwawe yabe rw'imibereho n'umuziki ubihuje mu ijambo rimwe wabyitira ihe zina? Wowe wakwitira ihe zina? Ni Munyakazi, ni Hatana, ni Nzabandora, shaka nyine nk'izina ukurikije imibereho yawe uburyo Hatana nyine kugira ngo umuziki ugende neza, uvuga uti ngiye nkurikije uburyo ibintu byanjye mbikora nakuyita gutyo. Rukasi mu mukunde rero niyo twaganiraga, tuganiriye ku musozi w'ikiganiro twari turi kugirana, ariko ntago nasoza atadutayemo umuziki udusezerera. Shaka indirimbo usezerera abantu bagukunze muri iki kiganiro, hanyuma tuzasubira ubutaha. This is Mr. Plan B Rukasi. I'm here for you my dear friend. German. Let's go. Fire. Fungurira ninjire kandi ntunde kure, have sigaho ntutushe, dore naje wese ndi hano kubwawe, fata unkomeze ngufiringe ahantu hose dushininge, nimbishaka nkubaradinge, niwumva gumbwire gudu sinagutamudu, twembi turi hudu, wikanze iki oshi, nyegera nkumara ibicuro, nubundi ifite ibishoro, hakuna shida mupenzi, urabizi mina gupenda, ndagukunda mu rw'igihumbi, urumwe rukumbi. This is Mr. Plan B Rukasi. Mr. Plan B Rukasi mu mukunde ni umuntu muzima cyane, kandi umuziki ariko baha ni mwiza kandi ibyiza biri imbere. Rukasi rero nanjye nakubwira ni courage, komeza nyine utere imbere, kandi nyine abanyarwanda ndetse n'abandi badukurikiraho hirya no hino ku isi bakurikiye iki kiganiro ndetse n'abagukunda bose, ukomeze ubategurire ibyiza kabisa. Yego, ibyiza biri imbere rero nakubwira ni nyine courage, komerezaho kandi bizagenda neza. Bari ukurikiye BVN TV Rwanda, ndagushimiye cyane. Ushaka kujya udukurikira kandi kuri www.bvnrwanda.com ugakurikira inkuru zitandukanye, ugakurikira ibiganiro bitandukanye, aho ngaho niho wabisanga. Ndabishimiye cyane. Nitwa Jacques Morgan Twizere, mwese mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Bye bye.